Claudel Mugenzi turagusuhuje tuguha ikaze kuri Radio Urumuri na RSP Info. Urakomeye? Murakomeye Jean Claude Murindahabi. Twibutsa abadukurikiye ko ni wowe muyobozi wa Global Campaign for Rwandans Human Rights. Uyu muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu abakurikira bamaze kumenya. Uyu munsi rero tugutumiye kubera ko mu kwezi kwa Kanama usohoye igitabo. Intero yacyo rero iragira iti Young People as a Tool to Oppress the Population Harassed to Harass in the Name of Dignity Rwanda. Ntabwo icyongereza nk'ijana ku ijana, ahubwo reka nguhe umwanya wowe ubwawe uwo mutwe w'icyo gitabo tutubwira uko wawubwira abantu mu kinyarwanda, noneho tubone kuba twagira ibindi bibazo tukubaza. Murakoze cyane. Icyo gitabo kirahari mu cyongereza ariko no mu gifaransa nacyo kirahari. Nacyo cyitwa Instrumentation de jeunes dans l'oppression du peuple conditionné pour persécuter au nom de la dignité. Nacyo kirahari. Nicyo ngicyo cyo mu cyongereza waruvuze. Byombi biri kuri biraboneka kuri Amazon hafi ya zose, amazon.com.fr mu Faransa, .ca yo muri Canada, ne pour JP yo muri Japan n'izindi hose kuri Amazon platform hafi ya yose. Icyo gitabo kirahari. Donc uwo mutwe wayo nk'uko wabivuze mu Kinyarwanda no kuvuga ngo uburyo bakoresha uburyo leta y'u Rwanda ikoresha urubyiruko mu buryo bwo gukandamiza mu bikorwa bitandukanye byo gukandamiza abaturage bababwira ko ari mu izina ry'ishema ry'u Rwanda. Iki kintu wabwira abadukurikiye ko ari gahunda yatangiye ryari? Iyi gahunda urebye ni gahunda nshyashya, ntabwo imaze imyaka irengeje 10. Ni ibintu twagiye tubona cyane cyane turi kubona mu rubyiruko rw'abanyarwanda ruba mu Rwanda ruje kwiga mu mahanga. Niho twatangiye tubibona tukabona urwinshi ntabwo ruri gusubirayo. Ukabona abana baje kwiga mu Rwanda barize cyangwa bari kwiga bafite ibibazo, ukabona ntabwo bishimye. Ukabona bahorana ibintu bimeze nko guhungabana, kandi abana bato banavutse na nyuma y'ibyago byaguriye u Rwanda. Ugasanga ntabwo bari gushaka gusura mu Rwanda, ugasanga bamwe bari kugenda baka ubuhungiro. Noneho tubonye ubwo ihangayika ryabo nihahamu kubona bafite, nibwo twavuze ati hari ikintu gishobora kuba gihari kuko abana baza bakaka ubuhungiro abenshi kugira ngo basubireyo. Ubwo nibwo twatangiye kugenda twegera abana bamwe tukabavugisha, tubakoresha interview. Abana benshi abana bari mu bihugu bahungiraga cyane muri Amerika, muri Canada, mu Bwongereza, mu Bubiligi ndetse mu Buholandi ndetse no mu Faransa. Ubwo ni no mu kuganira nabo mu kubaha interview nibwo twamenye ibintu biri kuba impamvu urwo rubyiruko ruri kwitwara gutyo. Mwaganiriye n'urwo rubyiruko rutegurwa muri iyo gahunda idasanzwe, bababwiye yuko se babanza gutegurwa muri icyo gikorwa, ni ingando bakorerwa ubwabo zihariye zigenewe abo ngabo bagomba kujya muri icyo gikorwa? Ni izo nyigisho bazihabwa niba zihari zikorwa zite, zitangwa na bande? Dusanga ukuntu bigenda, abana benshi baba bararangije baza kwiga hanze, benshi bari bakuze ingando zisanzwe bihabwa abana b'abanyarwanda. Ariko bamwe biyo bageze hanze hari izindi porogaramu zihariye bagenda bahitamo abanyeshuri bamwe na bamwe baje kwiga, ntabwo ari bose. Bakajya babahamagara mu manama cyane cyane abera kuza ambasade, batangira babigisha ngo ibintu byo gukunda igihugu no kuvuganira igihugu hanze. Ibyo ngibyo nibyo bose bagomba kujya muri izo nama z'urubyiruko. Nyuma mu baje bakagendamo bajonjora bamwe na bamwe, noneho bakabaha ibindi bintu by'imyitozo bavuga ko byihariye ku byabo. Cyane cyane bakavuga bati nk'uko ngubwo muri hanze mugomba kuvuganira u Rwanda igihugu cyanyu. Ibyo bahita kuko ni mwebwe muri ambasaderi b'u Rwanda. Ikintu nk'ibintu babigisha bya mbere no kuvuga ngo aho mwiga mu mashuri mujye muvuga u Rwanda neza, mujye mushaka, mujye mucunga niba hari abarimu batavuga u Rwanda neza,
mu batubwire ikindi kintu mujye mushaka abantu babari cyane cyane abantu bari mu bigisha amateka, abigisha siyansi zijyanye na Afurika, abigisha ibintu bya politike mpuzamahanga, mubabwire iby'u Rwanda kugira ngo bagire ibitekerezo nk'ibya leta. Ikindi kintu babigisha kujya bajya kuri za imbuga nkoranyambaga, bakajya bareba ibintu byose byandikwa ku Rwanda, bakajya babisubiza, bakamenya abantu wenda bandika banenga u Rwanda bakabasubiza bababwira ko bitari byo, bakajya babasubiza ari benshi. Byashoboka bakanabigisha n'uburyo bashobora gukora konti nyinshi cyane kuri social media kugira ngo bajye bandika ari amazina menshi atandukanye, kandi ko bakamenya bareba abantu baba muri ibyo bihugu, babona ko bamenya ahantu batuye cyangwa ibintu bakora, abantu baba banenga u Rwanda abo bamenya bose ko bagomba kujya babibwira za ambasade. Ari abanyarwanda baba muri ibyo bihugu basanzemo impunzi cyangwa abene igihugu baba bavuga uburyo banenga u Rwanda. Ibyo rero ugasanga babibabwira, mugomba kwandika, mugomba kujya kuri internet kenshi cyane mukanyemuza ibyo bintu. Akenshi ugasanga bari kubaha presiyo ngo mwakoze ibiki, mujye mwereka ibyo mwakoze. Ugasanga abana benshi cyane ntabwo bashaka gukora ibyo ngibyo. Abana benshi baje kwigira kugira ngo bamenye amasomo icyabazanye. Ugasanga bari kubajyana muri ibyo ngibyo, atari kubajyana gusa no kubabwira wakoze iki n'ibiki, ko hari ibintu byasohotse kutatubwiye. Ugasanga abana bari kubeshya ngo nabyo twabonye. Ese hari abantu bamenye, hari by'iminsi mikuru abanyarwanda bari, ese wayijyamo ugasanga bari kugushaka kuwereza mu minsi mikuru abanyarwanda kugira ngo umenye abari bo. Akenshi ugasanga ntibashaka kujyayo cyangwa bagiyeyo bafite ubwoba. Ugasanga abana bahora muri icyo kintu kimeze nk'iyahamuka cyo kubashyiraho navuga ngo agatona bwene, mbese bari kubigira navuga ngo ukuvuga ko babahatira izo gahunda mu by'ukuri wenda mu mutima bo batabyumvamo rwose. N'abana baba bashaka kwigira n'ibiki, hari n'abahita babyumvamo ariko nyuma bakajya bakabirambirwa, bakabona ko ari akazi kabo, ariko ugasanga barabahamagaye mu nama. Utaje mu nama bakumerana bati kuki utaje mu nama, ese wahindutse umwanzi w'igihugu. Kandi abenshi ntibashobora kuboneka mu manama, aba nimugoroba rimwe na rimwe kuko bari mu masomo, cyangwa kuwa gatandatu abenshi nibwo umwanya babonye wo kuruhuka cyangwa wo gukora amareviziyo cyangwa gukora uturaka two ku ruhande. Ugasanga ntabwo batugiyemo bari gushaka impamvu zo kwisobanura. Ugasanga ntabwo abana bahora bahangayitse n'ibiki kugira ngo bakore bajye muri ibyo bikorwa ibyo abakozi ba ambasade baba basaba. Kwandika iki gitabo kuko harimo nyine n'icyo kintu cy'ubushakashatsi kugira ngo umenye ukuri ku buryo icyo gikorwa gishyirwa mu ngiro. Mwebwe musanga mukurikije abagishyirwamo n'abakitabira, musanga mwabigeza nko ku kihe kigero? Icyo bagamije, icyo ubutegetsi bw'u Rwanda bugamije muri icyo gikorwa buragisarura, burakibona? Ntabwo bakibona, kubera ko abana benshi sinzi nimba bageze ari munsi y'10% nibo bakora ibyo bintu. Abenshi babeshya ko babikoze, abenshi ntabwo babyishimiye. Ntabwo metode leta y'u Rwanda n'abajyanama bayo babona ko ikora, bagombye gukomeza gukoresha no gushyiraho ingufu. Murebye mwaje gusanga ingaruka cyangwa ibyo bikorwa icyo bishobora kubyara mu banyarwanda hagati ni nk'iki? Ibyo bikorwa ababitabira icyo bishobora kubyara mu banyarwanda ntacyo cyane, ahubwo ushobora kubyara mu guhindura ibitekerezo by'igihugu barimo cyangwa abanyamakuru barimo, kuko baba bagerageza kugira ngo bahindure ibitekerezo byabo, berekane isura y'u Rwanda, leta y'u Rwanda bayifuza ko hanze igeraho. Usanga cyane cyane nk'abari muri za universite bakoresha ibitaramo byerekana ibintu byose u Rwanda yagezeho, uburyo u Rwanda ahantu rwageze, mbese byanyigisho nyarwanda. Ugasanga bari kugenda bazigisha, bazorganiza muri za universite babamo, bakaba influencer, bahindura ibitekerezo by'abarimu cyangwa abanyeshuri muri aya mashuri. Bamwe babigeraho, rwose babigeraho bimwe na bimwe, ntabwo ari byinshi nk'uko babyifuza, ariko babigeraho. Ariko cyane cyane abo bashaka guhindura ntabwo ari abanyarwanda, ni abanyamahanga nibo bashaka guhindura. None abanyarwanda icyo babakorera, bagenda berekana abanyarwanda nk'abanyarwanda banenga ubutegetsi. Wakwandika ibintu ugasanga barakwandikiye, bashyizeho iyindi mirongo yerekana ko mutari ko babeshya, mbese ko mubeshya nako, mbese bagira ngo berekana ko abanyarwanda bari hanze
ibintu bavuga atari ibintu by'ukuri, ari ababeshyi, akenshi baba bakoresha n'amagambo mabi yo gutukana. Iyi gahunda iri hanze y'u Rwanda cyangwa n'imbere mu gihugu irakorwa? Iyo gahunda twanditse nikorerwa abanyeshuri bari hanze y'u Rwanda bagomba gukora akazi hanze mu Rwanda, ariko hanze y'igihugu mu gihugu naho irahari, hari abantu bashinzwe kwandika no gusubiza abantu bo hanze hirya no hino, bo nta nubwo bagomba kuba ari abana. Ibyo twanditse muri iyi raporo ni abana bari hanze, abenshi bayoherezwa hanze kwiga, nicyo twarebye muri ako gatabo. Umuntu nyine wahawe inzira yo kugira ngo aze kwiga, cyangwa ahubwo niyo bageze ino aho kugira ngo icyo gihugu kizabatange amafaranga binyirira izindi nzira nk'izo kwaka ubuhungiro, kugira ngo kuko uwatse ubuhungiro ashobora kugira ibyo afashwamo n'igihugu yatsemo ubuhungiro. Mwe mwasanze bimeze bite? Urwo rubyiruko rurimo ibice bitatu. Hari abishyurirwa na leta y'u Rwanda bafite buruse, ariko hari icyo gice cyo ntabwo ari kinini cyane. None akaba n'abishyurirwa n'abaterankunga b'u Rwanda. Abana hari amaburusa bari muri za ambasade cyangwa mu bandi baterankunga, urubyiruko rugakora rukayaka, bamwe bakagira Imana bakayabona, kandi n'abishyurirwa n'ababyeyi babo bafite ubushobozi. Abo bose rero nibo baza, ariko kuko iyo bari mu gihugu nyine baje mu gihugu, iyo baje za ambasade zirababwira zikabatelefona bakajya baza muri iyo nama no muri izo za activity. Usanga ahubwo bamwe cyane cyane abafite buruse za leta bababwira ngo nibataza amanama bamaze gusaba kenshi bakabagukanga ngo barehagarika, bigatuma ugenda rwose ujya kwerekana ko hari kuri gukora ibyo mirimo yagusabye. Hari abana baza, abenshi ntabwo baba baje muri ako kazi nk'uko abantu benshi abanyarwanda babitekereza. Abenshi baba baje kwiga rwose, ntabwo baba bafite gahunda. Izo gahunda bazibabwira iyo batangiye kugera ahangaha. Nibyo koko hari abaza bakageraho, igice cyo ni gito cyane, nibo ni bake cyane bageraho bakaka ubuhungiro kugira ngo bagume mu gihugu igihe kirekire, cyane cyane nk'amashuri abagiye kurangira, na leta usanga ibafashemo baha nk'impapuro zigaragara ko bagize ibibazo na leta kugira ngo babone impapuro byihuse. Noneho abo ngabo nabo bakaguma mu gihugu, iyo bagize Imana bakaguma mu gihugu kugira ngo nabo bakomeze bakore ako kazi. Ariko ako kazi usanga ntabwo ari akazi baba bakora buri munsi akenshi, kuko niyo leta baba bari gukora nta bufasha bibaha buhagije nk'ubwo kubaho nk'amafaranga kugira ngo bakomeze bakore ako kazi. Usanga bari mu bindi mirimo isanzwe, buri rimwe na rimwe bakajya bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Uretse icyo kintu cyo kuba byatanga isura y'uko ari nko kugira ngo abantu batotezwe, ariko mu by'ukuri nta bikorwa by'ihohoterwa byaba bikorwa n'abo bantu muri iyo gahunda, byaba bigaragara hato na hato? Oya, ibyo twagerageje kubishakisha, kuko abo bana kenshi ntabwo baba bafite navuga nk'amahugurwa yo guhohoterwa cyangwa ibintu byo bikomeye, cyangwa kubwo batinyuka kubikorera mu bihugu byinshi nahangaha. Ibyo ngibyo byo ntabwo abana bibashyiramo. Bo batanga amakuru, abagomba guhohotera abandi byo ni ikindi gice, ni iyindi gurupe. Abo bana bo ntabwo babibashyiramo. Uretse ko ntabwo bijya bibura yuko hareka twagiye tubona nko mu Bwongereza mu majyaruguru, aho bamwe bana nyine bagiye bakaganira n'abandi bantu mu kabari, abandi bakababwira ko ibyo bintu bavuga ko bitari byo n'ibikini babyumvikana, bararwana, biba ngombwa ko barwana. Icyo gihe inzego z'umutekano zizamo. Aho ngo ntabwo twumva ko bari babatumye kurwana, nuko abantu banyweye inzoga ku buri wese ajya ku ruhande rwe bageraho bararwana. Ariko ibyo byo guhohoterwa byo abo bana ntabwo, mu byo twabashije kubona, ntabwo guhohotera abandi, ntabwo ibyo muri gahunda byabo byari birimo. Wari ukomoje yuko ibyo kuba hagira abandi bahohoterwa bishyirwamo ni ikindi cyiciro nacyo kiba cyagenwe n'ubwo butegetsi, kuko hari ibihugu byagiye bivuga bisobanura rwose ko izo gahunda hari aho bazivumbuye. Ni ukuvuga ko ni ikindi cyiciro gitegurwa n'ubutegetsi. Ni ikindi cyiciro cy'ubutasi, cyo ntabwo kidahuye n'ubwo rubyiruko ruba rwaje kwigarwa, cyangwa bo nibo bashobora gukora ibyo bintu, cyangwa abo leta ishobora gukodesha cyangwa kwishyura kugira ngo gukora ibyo bintu bo muri icyo gihugu babamo. Ibyo ni ibintu nabyo bihari, ariko abo twavugaga special makuru urubyiruko byo ntabwo birimo, ntabwo twabashije kubibona.
René Claude Mugenzi, mubona ari igikorwa gishobora kuba kiri gukaza umurego? Icyo gikorwa ukurikije ikintu imyaka igenda kuba, ni igikorwa kiri kugenda kigabanuka kubera ko leta y'u Rwanda iri kugenda ibura intege urubyiruko rwoza hanze kubera ko rubona amakuru menshi cyane. Abenshi baba barabeshya ibintu mu Rwanda, iyo bageze hanze bakamenya amakuru, abenshi basigaye babakwepa ntibashaka kubikurikiza, bakababeshya ko babikora kandi batabikora, ababikora ni bake cyane. Ni igikorwa kiri kugenda kigabanuka cyane kubera izo mpamvu urubyiruko rwinshi ruri kubyanga rwose, rukabyanga ari byinshi, none ugasanga leta y'u Rwanda ntabwo iri gushaka kubasunika cyane kuko batazi uko byagenda. Ubwo rero ikintu nk'abana b'umuryango w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu dukora ni ugukomeza tugashyira amakuru hanze yerekana ibintu byerekeranye n'ibintu by'u Rwanda, akarengane gahaba, ibintu byose bikorwa, kuko abenshi ibintu by'urubyiruko rwabaye mu Rwanda bagiye mu ngano bagenda bigisha ibintu byinshi, hari ibyo batabona rwose baba batarabonye kubera ko bigishije ibyo ngibyo. Tukareba abo tubashije kugeraho ko tubaha izo information bakazisoma bakagenda babimenya. Hari nabo tuba tuzi ko bagiye muri ayo mahugurwa ariko ukabaha n'amakuru bagasoma, kuko abenshi n'abana bazi ubwenge batekereza, iyo basomye bakabona ibintu bifite logique bageraho bakabivamo. N'ubumwe bw'uburyo bwo kwandika ino raporo nabyo biri muri iyo gahunda, kuko bamwe bazabisoma bareba amanama bajyamo, bareba impamvu, hari igihe baba batazi impamvu ndende baba bari gukora ibyo bintu, bareba impamvu leta ishaka kugeraho ibakoresha ibyo bintu. Abenshi turizera ko bazabivamo. Ni igitabo abantu bashobora kubona mu rurimi rw'Icyongereza n'Igifaransa. Hari akantu ushaka kongeraho ku bijyanye n'ibyo wakozeho ubushakashatsi ucyandika, wakongeraho mu munota umwe noneho tukagana ku musozi? Kirongera nuko ndashimira cyane abantu b'urubyiruko benshi bagize ubutwari bwo kutwizera tukaganira, aho twavuganye mu bihugu bitandukanye n'abajya baturangira abandi bakagenda baduha amakuru, twagiye tuverifya tugasanga ariyo. Hari nabo twavuganye bageze barangiza amashuri, barangije barataha, nabo rwose turabashimira kuko amakuru baduhaye azafasha abandi, azafasha amateka, azafasha no kugira ngo ibi bintu by'ubukozi bw'ikibi bihagarare. Rwose ndabashimira cyane, kandi nsaba abandi banyeshuri, ubundi urubyiruko rw'Abanyarwanda ruri muri ibyo bikorwa ko bageraho bakabivamo, abatazi uburyo babivamo n'uburyo bagomba kubyitwaramo, ko batwandikira, batwegera bakabandikira, tukaba twabibafashamo, bakatwandikira kuri site. Dufite site yitwa rwandansright.org, cyangwa mukagukora kuguringa Global Campaign for Rwandans Human Rights, mwabona contact zacu none mukatwandikira tukareba uburyo tukabibafashamo kugira ngo muve muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Wakwibutsa abantu iki gitabo uko kigura n'aho bakibona? Igitabo kiri kuri Amazon, kigura amayero 7 kuri Amazon zose bagisangaho. Ntabwo ari igitabo kinini, ni agatabo gatoya, ntabwo ari igitabo kizabarushya kugira ngo, cyangwa kubatera ubunebwe kugira ngo mugisome. Ubwo kandi turashimira abantu bose bazabasha kugura icyo gitabo, n'abafite andi makuru wenda twebwe tutaba twabashije kubona ibintu wenda dushobora kuba, kuko ntabwo dufite ubushobozi bwose kugira ngo tumenye andi makuru. Mwazaduha andi makuru kugira ngo nibona nayo tuzayegeranye, tuzagenda dusohora ibintu bizakomeza gufasha Abanyarwanda. Igitabo mu Cyongereza cyitwa Young People as a Tool to Oppress the Population, Aroused to Harass in the Name of Dignity, Rwanda. Hanyuma kikaba kiri no mu Gifaransa, Rwanda, Instrumentalisation des jeunes dans l'oppression du peuple. Iki gitabo rero kiri mu ndimi zombi mwumvise, kikaba nyine ari igitabo cyanditswe n'umutumirwa wacu uyu munsi, René Claude Mugenzi, akaba ari nawe muyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Cyongereza witwa Global Campaign for Rwandans Human Rights. Wakoze cyane René Claude Mugenzi, twaganiraga uri mu gihugu cy'Ubwongereza, turakwifuriza ibihe byiza. Murakoze cyane.